wa mukobwa we ushobora kuba ukundana n'uwo musore cyangwa se na sheri wawe ariko ukaba utaramubaza ibi bibazo. Ibibazo niyo nkingi ya mwamba yo kumenya kagukunda bya nyabyo cyangwa se intego afite mu rukundo rwanyu. Ariko ushobora kuba utamubaza ibi bibazo ukaba ushobora gutuma urukundo rwanyu utamenya ngo ese ruvahe cyangwa se rujyahe, ukaba uri mu cyeragati. Uyu munsi rero naguteguriye ibyo bibazo ugomba kubaza umukunzi wawe, cyangwa se ushobora no kuba wari bimubajije n'uburyo ko yabigusubije ugasanga ntibiri ku making sense. Rero uyu munsi ngiye kukwereka ibyo bibazo, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro nanjye ubategurira buri kimwe cyose. Nitwaye uhawe ikaze. Mu buzima usanga igihe udakunze kubaza cyangwa se igihe umuntu adakunze kukubaza, rimwe na rimwe umwe muri mwe atangira kubona undi nk'umuntu w'injiji, cyangwa se ugasanga ari kugufata nk'umuntu navuga akagufata nk'amaneko. Ngiye kukwereka ibi bibazo. Ikibazo cya mbere ugomba kubaza umusore mukundana cyangwa se umukobwa, ibibazo bibaza umusore mukundana kugira ngo ubashe kumenya ese ashaka kuzangira umugore, ese ashaka ko tuzaba umuryango. Buri kimwe cyose ahangaha uhita ukimenya. Ikibazo cya mbere ugomba kubaza umusore mukundana ni ukumubaza uti ese uracyifuza kuba turi kumwe? Rimwe na rimwe mushobora kuba mumaranye umwaka, 2, 3 kuzamura, ariko mukaba mutarashingana urugo, cyangwa se umwe atarabwira undi ngo ndifuza ko wambera umugabo cyangwa se ndifuza ko wambera umugore. Igihe cyose mubashije ngo uracyifuza kuba turi kumwe, ahangaha tumenya ngo ese uyu musore burya afite izi gahunda. Rimwe na rimwe mushobora kuba mumaranye iyo myaka, ariko wamubaza iki kibazo ugahita wumva ahise gusubiza ko bwije ukuri. Hari igihe mukundana ariko ameze nk'uri kwizirika nyine yarabuze uko abigenza, ariko ahangaha uhita umenya ngo ukuri ni uku, uhita umenya ukuri, ahangaha akubwiza ukuri. Ikibazo cya kabiri ugomba kubaza umusore mukundana ni ukumubaza uti ni iki kikubabaza mu mibanire yacu, ukihangana. Rimwe na rimwe ndabikora ariko ukabyihanganira. Iki kibazo ni cyiza cyane kuko bishobora gutuma umenya ikosa ushobora kuba waramukoreye ariko ugasanga we yararibitse yanze no kuri kubwira kugira ngo mutiteranya. Ahangaha uhita umenya ngo iri kosa nararikoze kandi ndanaryemera. Rimwe na rimwe nawe ese yaragihanganiye. Buri kimwe cyose ahangaha uhita ukimenya ukavuga uti sinzongera gusubira muri iri kosa, cyangwa se ibi bintu iyo mbikoze biramubabaza sinakongera kubikora. Ibi ngibi bishobora gutuma urukundo rwanyu rwiyongera ndetse n'umubano mufitanye ukiyongera, kuko bamenye impamvu cyangwa se bamenye igishobora gutuma umukunzi wawe ababara cyangwa se ikintu gishobora gutuma yishima. Ikibazo cya gatatu ugomba kubaza umukunzi wawe, ndavuga umukobwa we, ikibazo ugomba kubaza umusore mukundana ni ukumubaza uti ni cyifuza mu rukundo rwacu. Aho ngaho ahita akubwira uti ndifuza ko wambera umugore, ndifuza ko urukundo rwacu rwaba ntangarugero. Mbese ugasanga ari kugenda gusubiza ibibazo. Ibyo bibazo gusubiza ni uhita umenya ngo uyu musore intego afite ni iyi ngiyi, cyangwa se icyo yifuza ni iki ngiki mu rukundo rwacu. Wenda ashobora kuba yifuza ko namukunda cyane, wa mukobwa we umusore ashobora kuba yifuza ko wamukunda cyane cyangwa se ikindi kintu runaka, we bizategwa n'ikibazo azagusubiza. Rero ibibazo gerageza ushake uko uzajya bimubaza. Iki ni ikibazo kindi ugomba kubaza umusore mukundana. Mubaze ngo ni izihe ntego ufite muri relationship dufitanye cyangwa se mu mubano dufitanye. Rimwe na rimwe hari igihe usanga umusore aba afite intego avuga uti ngiye nshaka kuzakusambanya, cyangwa se nshaka ko tuzaryamana, cyangwa se nshaka ko tuzakora ikintu runaka gishobora gutuma dutera imbere, cyangwa se ikintu runaka gishobora gutuma urukundo rwacu cyangwa se urugo rwacu ruzaba ari urugo rukomeye. Mbese ugasanga ikibazo gusubije nicyo uhita ugendera, cyangwa se ugahita umenya ngo uyu musore n'uyu, cyangwa se ibyo ashakaho ni ibi ngibi. Ahangaha uhita ubimenya kandi ugasobanukirwa, aho kugira ngo ube uri mu rukundo ariko uri mu cyeragati utazi ngo ndimvahe cyangwa se ndajyahe.
Ikibazo cya gatanu ugomba kubaza umukunzi wawe mukundana w'umusore kandi bigatuma urukundo rwanyu rukomera ndetse n'urugo rwanyu rukazakomera igihe mwarushinze, no kubaza uti ese ni ikihe kintu utakunda cyangwa se utakwishimira kuri njye nkikoze? Rimwe na rimwe ashobora guhita yahoranya akavuga uti nshobora kuba ntakwishimira ko urukunca inyuma cyangwa se urukunkorera igikorwa runaka. Ibyo ngibyo bishobora gutuma umukunzi wawe amenya ngo iri kosa ashobora kurikora bigatuma wenda atambabarira cyangwa se iki kintu ntikimushimisha. Buri kimwe cyose aho ngaho uhita ukimenya ukavuga uti aho kugira mbabaze umukunzi wanjye nakireka. Ikibazo cya gatandatu ugomba kubaza umukunzi wawe kugira ngo urukundo rwanyu rube urukundo rw'intangarugero kandi abe ari urukundo rwiza, ni ukubaza uti ese ukunda abakobwa bameze ute? Igihe cyose ubajije umusore iri jambo ahita agusubiza. Ashobora kuba adakunze abakobwa bameze nkawe, wowe ukaba utabizi. Rero aka kabazo igihe cyose ugasubitsemo bishobora gutuma yivamo cyangwa se avuga n'ibyo yarahishe cyangwa se mbese agusubiza iki kibazo atazi uburyo ki wakimubaje cyangwa se atazi tekiniki wakoresheje, ahita abikubwira. Iyo ari umusore udatekereza cyangwa se yari umusore utabanza gutekereza ku kibazo agiye kugusubiza, ahangaha ubona ari kumutestinga. Iki kibazo igihe cyose kimubajije bizatuma agira ubwenge cyangwa se anagira ubushishozi, bitume agusubiza igisubizo cya nyacyo kandi kiranezeza umutima wawe. Ikibazo cya karindwi ugomba kubaza umukunzi wawe bigatuma agukunda cyane kandi akagukunda byuzuye, no kumubaza uti ningi nshobora gukora cyangwa se niki kintu nshobora gukora ukanyanga burundu? Iki kibazo ni ingenzi cyane kuko bishobora gutuma uhita umenya ngo aho kugira ngo ntandukane n'umukunzi wawe cyangwa se n'umukunzi wanjye, nshobora gukora iki kintu kugira ngo atazarinda anandeka kuko arankunda kandi nanjye ndamukunda. Ibyo ngibyo bizagufasha. Ashobora kuvuga uti wenda igihe nabonye urukunca inyuma nzahita nkwanga burundu, igihe nabonye cyangwa se igihe wambwiye amagambo nzahita nkwanga. Aho bizatuma urukundo rwacu rupfa burundu. Rero aho ngaho bizaguha igisobanuro cya nyacyo cy'ayo magambo akubwiye, bitume umenya uko ugomba kumwitwaraho kugira ngo urukundo rwanyu rutazasenyuka burundu. Ikibazo cya munani ugomba kubaza umukunzi wawe w'umusore ni ukumubaza uti ese uranyubaha by'ukuri? Ibyo ngibyo bizatuma agera gushishoza cyangwa se ahite anabitekerezaho. Azareba ese ni hehe ntamwubaha, ese mbese buri kimwe cyose agenda gusubiza. Aho ngaho bizatumenya detaye zose z'urukundo mufitanye. Utu tubazo ugenda udusobeka mu magambo mugenda muganira, kuko igihe cyose abitegure rimwe azabona ko wamwadukiriye, kuko ibibazo bisaba gutekereza, kuko naje kubimubaza asa nk'utari seri ugasanga ari kugusubiza ibintu ugasanga birakubabaje kandi we yagiraga ngo nugutebya. Ujye bimubaza musa nkaho muri seriye, bizatuma gusubiza ibibazo biri seriye kandi uzatuma igisobanuro cy'urukundo mukundana cyangwa se mufitanye. Ikibazo ugomba kubaza umukunzi wawe cyangwa se uzabaza umukunzi wawe kugira ngo ubashe kumutestinga. Mbese iyi ni testeri y'ibibazo ugomba kubaza umusore mukundana. Ese ni ikihe kintu wumva twahindura mu rukundo rwacu? Iki kintu nicyo kizatuma urukundo rwacu rukomera cyangwa se urwo rukundo rwanyu rukomera, kuko igihe cyose wamubajije cyangwa se wamubwiye iki kibazo bizatuma akubwira impinduka yifuza, kuko hari igihe aba akeneye ko wenda hari ikintu runaka ushobora kumukorera cyangwa se ntashobora kugukorera, ariko yarabuze uburyo kiwe abikubwira, bigatuma biheraho mbese buri kimwe cyose mukagenda mugishyira ku murongo. Bizatuma urukundo rwanyu rukomera. Nange ndi kwishyiramo kuko ndi kumva ashaka kujya mu rukundo. Ikibazo cya 10 ugomba kubaza umukunzi wawe w'umusore kugira ngo ubashe kumutestinga kandi mubashe kuba mwagira urugo rwiza ndetse n'urukundo rwiza, ni ukukubwira uti cyangwa se ni ukumubwira uti ni igiki nakoze cyakubabaje utigeze umbwira.
Iki kibazo ni cyiza cyane kuko bishobora gutuma umugore wawe cyangwa se uwo ushaka ko azaba umugore wawe cyangwa se nawe ushaka ko azaba umugabo wawe, buri kimwe cyose ubanza kukimenya kandi ukamenya ese ni cyo kintu cyamubabaje yanze kumbwira, ese nongeye isi cyamubabaza kurushaho. Nawe ahangaha uhita ugira ubwenge ukanakirinda kugira ngo utazirirwa ushwana n'umusore, ndavuga boyfriend wawe. Nibyo uyu munsi nagutegure nkora ikibazo ugomba kubaza umukunzi wawe kugira ngo urukundo rwanyu rukomere kandi umenye intego ze mu rukundo mufitanye. Ariko ndagushishikariza gukanda subscribe no butarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, YouTube channel wagezeho yitwa Aime Heart. Wakoze kureba ino video, ntugende udakanze subscribe. Mwakoze kureba ino video.